Nibyo rwose wamaze kugera kuri Mia Boss TV, wa muyoboro bagezaho amakuru abayizewe acukumbuye ikindi agezweho. Ndereke n'inkuru mugiye kubana nanjye muri aya makuru mbaye ikaze. Mu ngingo z'ingenzi turababwira ko General Retired James Kabarebe yibukije urubyiruko indangagaciro zatumye RPF itsinda urugamba. Mu yandi makuru turababwira ko abana b'ingagi 40 bazitwa izina muri Nzeri. Tubafite n'amakuru avugwa mu myidagaduro nimujye kure mbaye ikaze. Munyemere duhere kuri inkuru ivuga ko General Retired James Kabarebe yibukije urubyiruko indangagaciro zatumye RPF itsinda urugamba. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere General Retired James Kabarebe yashimangiye ko intsinzi y'ingabo zawo zari za RPF yashingiye ku ndangagaciro zirimo gukunda igihugu, ikinyabupfura ndetse no gushikama ku ntego zisobanutse kandi zifite icyerekezo. General Retired James Kabarebe yabigarutseho ubwo yaganirizaga urubyiruko rwitabiriye itora indangamirwa icyiciro cya 15 mu kiganiro ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu n'uruhare rw'urubyiruko mu gusigasira ibyo u Rwanda rumaze kugeraho ndetse no kubaka ejo hazaza heza. Yavuze ko izo ndangagaciro zaranze ingabo zawo zari zarapiye ari ingenzi kandi zigomba gukomeza kubakirwaho kubera ko igihugu gishingiye ku kiragano gishya kandi kigizwe n'urubyiruko mu gukomeza kwimakaza umurage wo kwibohora no kugira uruhare rukomeye mu iterambere ry'u Rwanda. Itora indangamirwa icyiciro cya 15 riri kubera mu kigo cy'ubutore cya Nkumba mu karere ka Burera kuva tariki ya 1 Nyakanga kugeza tariki ya 14 Kanama 2025. Iri torero rihujije hamwe urubyiruko rw'abanyarwanda baba cyangwa biga mu mahanga, abiga mu mashuri mpuzamahanga yo mu Rwanda babaye indashyikirwa ku rugerero rw'inkomezabigwi icyiciro cya 12 ndetse n'abayobozi b'urubyiruko. Mu yandi makuru tubabwire ko abana b'ingagi 40 bazitwa izina muri Nzeri. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko umuhango wo kwita izina abana b'ingagi uteganyijwe tariki ya 5 Nzeri 2025 mu Kinigi hafi na pariki y'igihugu y'Ibirunga. Hazitwa abana b'ingagi 40 barimo 18 bavutse muri 2024. Ni ku nshuro ya 20 mu Rwanda hazaba habaye umuhango nk'uyu. Uyu mwaka ibi birori bizaba ku nshuro ya 20 gusa, byagombaga kuba bigiye kuba ku nshuro ya 21 kuko iby'umwaka ushize byasubitswe mu gihe mu gihugu hari hagaragaye icyorezo cya Marburg. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubukerarugendo muri RDB Irene Murerwa yavuze ko ari ishema ku Rwanda rugiye kongera kwita izina abana b'ingagi. Mu magambo yagize ati twishimiye kwiziza ku nshuro ya 20 kwita izina umuhango wabaye ikimenyetso cyo kubungabunga sosiyete n'umuco w'u Rwanda, hashimwe umuhate n'ubufasha bya guverinoma y'u Rwanda, abafatanyabikorwa n'abaturage. Yakomeje avuga ko uyu muhango ugiye kuba mu gihe umubare w'ingagi ukomeje kwiyongera. Ati umubare w'ingagi mu gace ka Virunga wariyongereye uva kuri 880 muri 2012 urenga 1063 uyu munsi. Ibi bigaragaza umusaruro w'uburyo bwo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima bushingiye ku baturage n'ubufatanye bw'ingenzi. Biteganyijwe ko mu muhango wo kwita izina hazashimirwa abaturage n'abarinda pariki bagira uruhare mu kubungabunga ingagi mu Rwanda. Uyu muhango kandi uzajyana n'ibindi bikorwa birimo irushanwa rya golf n'ibirori byo kwakira ku meza abazawitabira. Bikaba biteganyijwe kuzaba ku itariki 6 muri Nzeri. Kuva uyu muhango watangira muri 2005 hamaze kwitwa abana b'ingagi 397. Tugana ku musozo ntitwasoza tutababwiye amwe mu makuru avugwa mu myidagaduro. Reka duhere ku nkuru y'umugabo ukorera igitangazamakuru cya RBA. Uyu nta wundi ni Kwizigira Jean Claude, umunyamakuru ubwo nyine wa RBA. Yatangajwe ko yakoze impanuka avunika ukuguru n'ukuboko, akaba yarwariye mu bitaro bya gisirikare Kanombe. Amakuru avuga ko uko bitari bibi cyane ugereranyije nka mbere, ubwo Nyagasani nuko umusaba akagomya kumworohereza. Uyu ni nawe musozo w'amakuru twe twabateguriye hano kuri Mia Boss TV. Amakuru yacu nakagaruka, munyemere tuzasubire ku munsi w'ejo. Ndabashimiye narerekaniye nkuru.